cyane muri Karenge ariko tubaza gusubira bamwe i Kigali abandi Gisenyi abandi Rusizi abandi Rwamagana abandi Ntego gutyo mu matorero y'uturere twagiye duturukamo twarimo imbaza Imana mu ndirimbo ivuga ko habaye umunsi Satani aratsindwa ntiyaheza Yesu mu gituro sibyo ariko mu by'ukuri binajyanye n'icyo twizihiza uyu munsi cyangwa se n'ikitubesheje ahangaha kuri uyu munsi tuje kumva ubuhamya bwa bene data bapfuye bapfiriye muri Kristo ariko ntibahera mu gituro Yesu azutse nabo barazuka navuga ni rero ubundi iyo ni nayo nshamake y'agakiza gukizwa ni ugupfa no kuzuka upfiriye muri Kristo ukazukira muri twagize ibyago byo kubera abanyabyaha muri Adamu ariko dukora icyaha gikatiye umukurambere wacu Imana yaramubwiye ko umunsi yereye ku giti cy'ubwenge umenyekanisha ikibi n'icyiza no gupfa zapfa umwanzi Satani aramushuka kugeza igihe arire kuri cya giti ariko akiryaho tumurimo twese atwokoza urupfu rw'iteka gutandukana yateguye uburyo bwo gukiza umuntu ariko itivuguruje ku cyo yari yaravuze itivuguruje kuri rya jambo yari yaravuze ngo umunsi wakiriyeho no gupfa ipanga uburyo bwo kwica umuntu ariko umuntu akazongera akabaho ipanga uburyo wa muntu yarangiza rwa rupfu rw'iteka yari yarakatiwe ariko akongera akabaho ikora neza rero ijambo ry'Imana ritubwira muri Yohana 10 Yesu avuga ngo igituma data nkunda nuko mfite gutanga ubugingo bwanjye wongera akabusubira aravuga ngo ntabwo ngakwa ku ngufu gutanga ku bushake bwari ubushake bwa Yesu n'urukundo rwamuteye gutanga ubugingo bwe ariko yari afite kubutanga no kongera kubusubirana Imana ishimwe niwe wuje rya tegeko rivuga ngo kunde mugenzi wawe nkuko wikunda kuko yashoboye kumfira ariko arongera yabashije kunkunda nawe arikunda birakunda Imana ishimwe rero kwitahisemo kunyica ngo ngende heri ahubwo birivuga ko Imana yabumbiye abantu bose ubugome kugira ngo ibone uko ibabarira bose sibyo none kavuga ngo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwa witeka nukuri nubwira ubukomeye kumenya ko wavutse ukiriweho iteka ko wavutse uruwo kurimbuka bari baratubwiye ko nidukora byiza tuzajya mu ijuru twakora bibi tukarimbuka ariko duhishwe ibanga ry'uko ikidutera kurimbuka ari iteka twakatiwe tukiri muri Adamu ariko Imana ishimwe iryo teka niryo Imana yaciriyeho Yesu Kristo Yesaya abihanura aravuga ngo guhemurwa no gucirwaho iteka niryo byamukujeho rya teka ryanjye nagomba gucirwaho niryo Kristo yaciriweho ejo nabajije umwana umwe uri kuduha ubuhamya nijoro atubwira ko Yesu yamupfiriye ariko namubaza se wowe ntabwo wapfuye arambwira ngo nanjye ntabwo yansize umwana muto cyane arambwira ngo nanjye ntabwo yansize ubwo yapfaga nanjye barapfaye Imana ishimwe yadushyize muri Yesu kugira ngo itwiciremo turangirizemo igihano niba mu Baroma ibice 4:20
na 45 baba batangiye bavuga uburyo Aburahamu yizeye Imana bikamuhanirizwa no gukiranuka, ariko bakaza kuvuga ngo ntago byanditswe kubwe, ahubwo byanditswe no ku bwacu, ngo abazizera ko Kristo yatangiwe ibicumuro byacu akazurirwa kugira ngo tugirwe intungane imbere y'Imana. Gupfa kwa Yesu nuguhanirwa ibyaha byacu. Ubundi biravuga ngo ibihembo by'ibyaha urupfu. Abantu barahushije cyane, umuntu akumva ko azakora ibyaha akabwira Imana ngo Mana mbabarira, ariko aho ngaho nta bihembo by'ibyaha bihari. Sibyo? Ibihembo by'ibyaha n'urupfu. Imana ibikora neza, rwa rupfu yaradukatiye irutwicira muri Kristo Yesu, ariko tururangirizamo. Haza kubaho umunsi rero Satani aratsindwa ngo ntiyaheza Yesu mu gituro. Ku munsi wa gatatu Yesu arazuka, ariko ntiyazuka wenyine, nkuko twapfiriye muri we, anazutse tuzukira muri we, ariko turabere turabaziranenge turabatagaba. Amen. Niba muravuze ngo ubundi yo ni ishama cy'agakiza, ubundi nuko umuntu akizwa, ntago Imana ivugurura umunyabyaha, ahubwo Imana yafashe umunyabyaha iramwica, irema umuntu mushya muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu uwo muntu Kristo amaze kuzuka ngo atatinye no kumuzamukana ngo amwicaranye iburyo bwa Data nawe, sibyo? Ntabwo yatinye kumuzamukana kubera ko yarazi ko yera nta kibazo afitanye n'Imana. Niyo bivuga ngo natwe Imana yaratuzuye, idundura n'abazima na Kristo, iratuzamura itwigezanya nawe mu ijuru iburyo bw'Imana turi muri Kristo Yesu. Yongeye abantu ngo ni mu ijuru bandeba mu isi birabayobera, ariko ni mwubwo buryo umuntu abavuze, ni mu buryo bwo twarazukanye na Kristo. Ntabwo yadusize, ahubwo amaze kuzuka aratuzamukanye atujyana mu ijuru. Ubu turiyo mu buryo bwa mwuka, tukaba turi hano kugira gusa ngo tubwire abantu inkuru nziza, sibyo? Imana ishimwe rero kuko abantu b'ikarenge bizeye ubutumwa bwiza, nabo bemeye ko ari babi, bemeye ko bavutse ari babi, batarabo kuvugururwa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo guhera mu bworo bw'ikirenge kugeza mu gitwariro twari twarangiritse, n'ahantu hazima n'ahatoya dufite, sibyo? Niyo mpamvu umunyabyaha Imana itari kumuvugurura ngo bikunde, ahubwo yahisemo kumwica. Imana ishimwe rero kuko niyo yemeza abantu iby'icyaha. Imana ishimwe ko yabyemeje n'abantu b'ikarenge, bakamenya ko batagirwa babi n'ibyo bakoze, ahubwo bakamenya ko ari babi niyo batakora icyaha na kimwe, ariko bakaza kumenya ko ububi bwabo bwose hari uwabwishyizeho. Bakaza kumenya ko Yesu yabimenye hakiri kare akabwishyiraho, ariko ataretse no gufata igihano cy'ubwo bubi. Yesu arapfa, azutse, azukana intungane n'ikarenge zirahaboneka. Abantu b'ikarenge rero ndetse n'abandi bavuye mu yandi matorero bakaba bifuje guhamya, kuko ndabizi ko ashobora kuboneka n'abandi bahamye baturutse ahandi. Ntabwo ari ngombwa ngo umuntu ahamirize mu itorero ateraniramo, sibyo? Rwose amazi niba hari umuntu akaba yarizeye, niyo mpamvu tutamuhamara nayari, sibyo? Kandi ntabwo tubanze kumubaza urwandiko rw'itorero aturutsemo, niwe rwandiko ubwe rusomwa nabo. Reka mvuge ngo n'umuntu duhuriye hano tutamuzi, ariko akumva nawe afite umutima uticira urubanza ku bwa Yesu. Niko ijambo ry'Imana ritubwira muri Petero, urwandiko rwa mbere ibice 3:21, umubatizo ngo ni ikimenyetso ku Mana cy'umutima uticira urubanza, ngo kidukirisha kuzuka kwa Yesu, sibyo? Icyadukijije nuko Yesu yapfuye yarangiza akazuka, tugapfira muri we, tukazuka turangije igihano. Nukuri Imana itubonye tuzutse yaravuze ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo ntabwo nzabyibuka ukundi. Nkunda uburyo Imana rero yohereje marayika kugira ngo akureho igitare ku gituro, sibyo? Ntabwo ari Yesu wagisunitse ku ngufu, oya,
ahubwo Imana ibonye ko Yesu arangije cya gihano cyose yohereza marayika ngo abirindura. Umujinya yari ifitiye umuntu irangije iravuga ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo ntabwo izabyibuka. Iyo ni declaration Imana yakoze yo ubwayo, sibyo? Ariko Yesu ntabwo yishyizeho ibyaha byacu gusa ngo bihanirwe, ahubwo yaduhaye no gukiranuka kwe. Nk'uko yahindutse icyaha nta cyaha yigeze akora, Bibiliya ikavuga ngo nta n'icyo yigeze amenya, uko niko nawe yubyemeye uhinduka intungane, ntacyo gutungana wakoze, nta n'icyo washobora gukora. Ubwo abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Iyo umuntu agerageza kuba mwiza, aba ari kugerageza kuba mwiza nk'umuntu, ntabwo yabasha kuba mwiza nk'Imana. Ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibahereye ubusa, kuko Imana yari ifite kwa gutungana kwayo yashakaga. Byasabye ko ari idutsindishiriza, byasabye ko ari ikuduhereza kugira ngo tubarwe n'intungane, ariko tubazweho gutungana kw'Imana atari gutungana kwacu, sibyo? Mu Baroma 10:10 niho batubwira ngo umutima ni umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Nukubarwaho ntabwo ari ugukorera. Impamvu ari ukubarwaho nuko ari iby'undi muntu ubarwaho. Umuntu urahangaha utari yamenye uburyo Imana igira abantu intungane, nta kindi bigusaba, birasaba gusa ngo wemere ko ibyaha byawe byose n'ubugome bwawe bwose, kavukire yawe n'imbuto zayo Imana yabishyize kuri Yesu, ariko ikanabimuryoza. Umwenda wari uyifitiye ukagira gute? Ukarangira. Ibyo iyo ubyemeye nawe aguha gutungana kwe, ukaba intungane kubwe nk'uko yabaye umunyabyaha kubwawe. Nutekereza ngo byashoboka bite ko mbi intungane, nawe wibaze ngo byashobotse gute ko Yesu ahinduka icyaha. Byasabye ko byemera. Niko twavuze kare ngo nemera kubutanga, ngo nawe ubunyeka ku ngufu, nawe ari kugusaba araguhendahenda. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo turabinyinga mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Ni igikorwa yakoze kandi yarangije. Arasaba abantu kucyemera gusa. Aragusaba ngo wemere ko yakuzaniye ubutungane utari kubasha kubona. Bajya batubwira ngo batora intungane bamaze kumenya ngo ibikorwa zakoze. Hoya, ngo abantu baba barayobewe ugukiranuka kw'Imana, bityo bakihimbira gukiranuka kwabo. Uko ni ugukiranuka ko guhimbano, ni ugukiranuka kw'abantu. Yesaya akavuga ngo kurandura rero kukagira n'ibizinga, sibyo? Uwo mwambaro umeze gutyo ntabwo Imana yawemera. Byasabye ko ari itanga gukiranuka kuzuye kutagira inenge. Ndibwira ko byumvikanye. Abantu bagiye kujya mu mazi rero ntabwo bagiye kuvuka ubwa kabiri. Hoya, ni abantu bavutse ubwa kabiri, sibyo? Ni abantu bavutse ubwa kabiri, ariko ntibari kuvuka ubwa kabiri batapfuye ubwa mbere. Biri kumvikana? Bavutse kuri Adamu ari abanyabyaha, bisaba ko bapfa kuri iryo vuko baripfiriye muri nde? Muri Yesu. Yesu azutse ntabwo yazukanye umuntu wa kera, ahubwo yazukanye umuntu mushya. Birivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ngibya kera biba bishize, ngo ntabwo tuba tukimubara mu buryo bw'amasekuru. Biravuga ngo uko ari mu ijuru ngo natwe niko turi hano mu isi. Biravuga ngo turi impumuro nziza ya Kristo ku Mana. Uko Yesu ahumurira Imana nanjye niko nyihumura. Abantu rero bagiye kujya mu mazi ni uguhamya ko bavutse ubwa kabiri, ariko bamaze gupfa ubwa mbere, sibyo? Niyo mpamvu baza kwemera nyine bakabashyiramo pe. Barakwibiza. Kubatizwa ni ukwinikwa, sibyo? Imana yatuvanze na Yesu. Imana yadushyize muri Yesu kugira ngo itwicire muri we. Kugushyira mu mazi nicyo bishatse kuvuga. Yagomba kukwica kuko ibamba by'ibyaha ari iki? Ari urupfu, sibyo? Hanyuma kuva mu mazi bigasobanura ko waje kuvamo icyaremwe gishyashya mu muzuko wande
wa Yesu no mu kuzuka kwa Kristo ari insinzi y'abakirano. Sibyo? Abo bantu nibo bagiye kuduhamiriza uburyo bakize kurimbuka. Ntabwo bagiye gukira kurimbuka, ahubwo bagiye guhamya uko bakize kurimbuka. Arega nyine urwo rupfu rwa kabiri niko twakiriye mu rupfu Yesu yagize ute yapfuye. Urupfu rwagomba kwishyurwa n'urupfu. Sibyo? Niyo mpamvu ibitambo n'amapfizi Imana itagize gute itabyishimiye. Nta gitambo cyari kumvira urupfu rw'iteka. Biri kumvikana? Nta tungo ryari kumvira urupfu rwa kabiri. Byasabye ko Yesu ari wumvira rwa rupfu, ariko yongera kubaho kuko yari afite ubwo bushobozi. Abaho arangije rwa rupfu nari naragize nte. Abantu bagiye kujya mu mazi rero nabamaze kuvuga bakangahe, nabakize urupfu rwa kangahe. Birimo birumvikana. Nta nubwo ari abantu tugiye kwandika ngo abayoboke bacu. Oya. Filipo amaze kubatiza ya nkone y'umunyetiyopiya, Bibiliya iravuga ngo inkone ngo yagiye ineze, ariko akabikiza na original ngo yagiye nezerewe. Nta nubwo abaho telefone ngo amuhereze nimero za telefone ngo yagiye gusa ntabwo yaramurangiye aho bateranira ngo ajye guterana. Ubundi ngo Filipo nawe najyanwa na serwa. Uyu munsi nawe ni wizera, niyo tutazongera kubonana ubuvuye mu rupfu ugeze. Sibyo? Kandi ubugingo buhoraho ni Yesu. Nyambabazwa n'umuntu umbwira ko afite Yesu, aragambira ko ari gukorera ubugingo, bitamubwira ati nta Yesu ugira. Kuko Yesu niwe bugingo. Sibyo? Nibwo buzima bushya twaronse budapfa bwiteka byose ni Kristo muri twe. Sibyo? Umwe rero muze muduhereze ubuhamya, mutubwire uko mwakize. Anyesi mu ndirimbo yigeze bikomozaho aravuga ati nitwumva atari bitaraciyemo ntabwo tuguha. Sibyo? Kubera ko amazi siyakiza ibyaha. Sibyo? Ntacyo bimaze rero ko twaguha amazi tuguhamiriza ko wapfuye ukazuka kandi ukiri muzima. Biri kumvikana? Ukiri mutaraga. Birasaba ngo tubane twumve ko wapfuye koko, hanyuma natwe duhagarare nk'abagabo bo kwemeza ko ibyo bintu ari byo.